Karasira yongeye kuvuga ko akorerwa toca iyicarubozo muri gereza. Right, Jalas Official TV, reka tubasuhuze, tubifurize kugira ibihe byiza, tubifurize kumererwa neza, abadukurikira, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Ku itariki 30 Gicurasi 2022, witwa Karasira Aimable nibwo yagejejwe imbere y'urukiko, ariko kandi asaba ko yasubikirwa kubera impamvu zitandukanye yagiye atanga. Avuga ko atiteguye kuburana. Bitunguranye yari yatangaje ko atazigera aburana atarakira, ariko none tariki 7 Nyakanga 2022 amakuru avuga ko yaburanye. Ndi kumwe na Jean Paul Nkundineza, nonaha umwe mu bantu tuzi neza ko bafite ubwino cyangwa se bafite amakuru ku urubanza rwa Karasira Aimable. Mbere na mbere nguhaye ikaze. Wiriwe neza? Mwiriwe. Byari biteganyijwe ko none tariki 7 Nyakanga 2022 Karasira Aimable agomba kongera kugaragara imbere y'urukiko. Byabaye ntibyabaye, byagenze bite? Yagaragaye imbere y'urukiko, ariko reka twibutse abanyarwanda n'abamukurikira cyangwa se n'abashaka kumenya amakuru menshi kuri Karasira Aimable. Amenekanye harya ni Professor Niga, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, amaze umwaka afunze urengaho amezi 2. Yatawe muri yombi ku itariki 5 Gicurasi 2021. Wakubutse abanyarwanda bimwe mu byaha yarakurikiranweho icyo gihe. Bimwe mu byaha akurikiranweho kugeza na magingo aya harimo guha ishingiro, niko icyo cyaha cyitwa, guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ngira ngo nibyo. Karasira Aimable unakurikiranwe icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside, ibyaha byose ahakana. Uyu mugabo yaburanye ifunga n'ifungurwa, aburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Urukiko rutegeka ko afungwa iminsi 30, ari nayo ariho. Karasira rero yahise ajurira icyemezo cy'urukiko. Icyemezo cy'urukiko, Karasira mu by'ukuri si ubwa mbere ageze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubundi icyaba kiburanwa ni iki? Ubujurire bwe bwateshejwe agaciro, urukiko rutegeka ko Karasira agomba kuburana mu mizi ibyaha akekwaho n'ubushinjacyaha. Karasira ushinjwa n'abashinjacyaha 2, harimo ukuriye urwego rw'ifasi rw'ubushinjacyaha rwisumbuye mu karere ka Nyarugenge. Muri 2 harimo uruyoboye. Ni urubanza rukomeye kuko ni urubanza rurimo guhakana no gupfobya jenoside ndetse no guha ishingiro jenoside, ariko kandi aho rukomereye cyane, Karasira uhakana ko atapfobya jenoside yarayirokotse, akavuga ko yemera ko jenoside yabaye kandi igakorerwa abatutsi, ariko kandi n'ibyo byo guhakana no gupfobya jenoside yitsa cyane kuri bamwe mu muryango we, avuga atajya amenya uko bishwe, ahamya ko batazize jenoside ahubwo bishoboka kuba baba barishwe n'abasirikare b'inkotanyi. Ubundi iyo ahanini ni nayo ki yanatumye uyu munsi ari no mu nkiko, ikintu kijyanye n'uko yarokotse jenoside, ariko kandi uyu munsi akaba anapfobya agahakana jenoside. Karasira Aimable kuva yatabwa muri yombi yakunze kugaragaza ko arwaye uburwayi bwo mu mutwe. Afite ikibazo cy'uburwayi buturuka kuva 2003. Gusa uyu mugabo kuva yatabwa muri yombi, Karasira yarwaye COVID. Karasira yabaye mu bitaro igihe kinini, ku buryo n'urubanza rwe impamvu rumaze umwaka rutaranaburanishwa inshuro nyinshi. Hari impamvu z'uburwayi buzirimo COVID, hari uburwayi bwe. Niba n'umuganga avuga ko kuva 2003 afite ikibazo, imyaka 20 hafi 19, ni imyaka myinshi. Ni urubanza rurerure. Nge naravuze shingiye uko Karasira yavuze mu rukiko, yivugiye ubwo yazaga mu rukiko kwa 30 Gicurasi, aravuze ati ngiye mu gihe nkirwaye sinzaburana ndwaye, n'ikimenyimenyi mu ndekure nkomeze imiti y'abarwayi bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Camanza ntiyasubitse urubanza, karwimurira ikindi gihe.
rero natunguwe ibyo yavuze aburana kuri 30 Gicurasi nibyo yavuze mu ijambo rimwe. Imiburanishirize yo kuri 30 Gicurasi nta hantu itaniye cyane n'imiburanishirize yo kuwa 7 Nyakanga. Igishya kirimo ni igipapuro cya muganga cyemeza ko afite uburwayi bwo kuva muri 2003. Karasira yongeye kuvuga ko akorerwa toca iyicarubozo muri gereza. Ni ibintu avuga buri munsi, kwaje muri gereza arabivuga, tanga intabaza, ariko kandi nawe yarambeshye. Yaravuze ngo nyuma ya Coga mazicwa ko yaje nyine yabonye umunyamakuru wagobekamo akantu. Ariko wenda utararenga aho ngaho kugira ngo tworohereze n'abantu kuko bakeneye kumenya update. Ni urubanza donc wakurikiranye, wamenye ibyarwo, ruteye gute? Ese Karasira nk'uko bivuga yongeye ananiza, ubwo tubivuge wenda abashinjacyaha kuko bushize ntibavuze, ntibigeze babona n'umwanya wo kuvuga, yarayisobanuye gusa. Umucamanza aravuga ati ndabipfundikiye. Ubu byagenze bite? Sa nk'uduha ishusho. Position y'ubushinjacyaha ntigihinduka. Perereza riracyyakomeje. Turasaba ko Karasira Aimable akomeza gufungwa. Muri gereza hari amavuriro, hari farumasi, yewe hari n'amavuriro yunganira gereza ya Nyarugenge afungiyemo, harimo ivuriro rya CHUK n'ivuriro ibitaro bya Muhima n'ibitaro bya CHUK. Kavuga ko ikibazo cy'ubuvuzi RCS yagikemuye. Polisi y'ubushinjacyaha nuko akomeza gufungwa. Karasira nawe akavuga ko atazaburana arwaye. Kuva mu rukiko byagoranye, aho yavuga ati barantimbura. Karasira ataka gukubitwa, no gutimbagurwa. Madamu SSP Gakwaya Uwera Peri, RCS nishyireho umucyo ku kibazo cya Karasira. Reka kibe umwihariko kuko niwe uri gutaka kandi hatakwa nyiri gukozwemo. Ejo bundi hari abanyamakuru basuye gereza, bimwe mu byo bari kureba n'ibyo birimo. Ako bivuga ko yanze. Ntindabivuze ko bivugwa. Ibivugwa. Abanyamakuru bagiyeyo harimo bari Richard Kwizera Kigali Today n'abandi banyamakuru bakomeye mu Rwanda. Ahubwo habemo info ko berekanyeho Rusesabagina ryama bakoretse abanyarwanda aho Karasira Aimable nawe ara bakavuga bati nubwo avuga ko akubitwa dore ushobora rega Karasira n'umukarateka. Sentire Ntwari y'umukara arayifite, akaba n'umuraperi. Karasira ukandwa n'abacunga gereza nkuko avuga ko abangamiwe nabo, ariko yenda muri gereza imbere akaba afite ukuntu. Rega abafungwa nabo harimo abari brutale kubera harimo ubuzima bwabo buba buri muri gereza, abakatiye burundu ibyaha bya jenoside bikomeye n'iby'intambara, ariko nanone harimo n'abafite umutima ko ntabwo gereza yose ari abagome. Mu byo kuri gereza niba Karasira abangamiwe, kera najyaga njya mu makuru muri gereza gushaka amakuru atandukanye, nkasanga hari abantu bateguye bari bumbwire ngo nta kibazo, ngewe nkahitamo mu kivunge nti ngwino nyibwirira Karasira arakubitwa yego cyangwa hoya. So RCS ndifuza ko yashyira umucyo kuri iki kintu ukerekana ubuzima bwa Karasira abayemo muri gereza. Nubwo abafungwa bose barareshya, ariko nubwo bareshya harimo ababuranira kuri Skype. Karasira yavuze ko ataburanira kuri Skype kandi azanwa mu rukiko. Harimo abataburanira kuri Skype na Karasira arimo. Bashyireho ikibazo gikomeye ni uburwayi n'ihohoterwa avuga akorerwa muri gereza. Ngewe nkuko Muhisoni Rosa Muhisoni, komiseri wungirije w'amagereza, n'umudamu tuziranye, umudamu wabaye muri polisi kuri ibintu by'abadamu muri polisi gender. Namuhaye ibiganiro inshuro nyinshi kuri radio. Peri namuhaye ibiganiro byinshi. Umuntu ntaravugana nawe muri RCS w'umuyobozi ni General Marizamunda, komiseri general. Ariko hajya akantu bavuga bati niba hari umunyamakuru ufite ubushake bwo kumenya uko Karasira abayeho tumuhe go ahead. Bamwe itsinda ry'abakozi ba RCS barimo media n'abanyamategeko dushyira umucyo ku kintu cya Karasira. Imiti ntibamaze kuyitera si 2027 kuseka kusi umusore wa imiti yaratewe. Ubu muri gereza harimo umwuka mwiza,
bahakoze n'amasuku muri cagamo kubera ko bakekaga ko abashyitsi bashobora kujyayo. Niba rero miti yaratewe hakaba hameze neza, nibaduhe uburenganzira tujye kuri RCS headquarters, baduhe imodoka. Mutekereze ko nafata imodoka yanjye nkayijyana Mageragere, reka nzajyane n'imodoka ya RCS, nzanajyane na The Future. Turamushuhuje, turamuramukije, ariko ntawe utaka atababaye, ariko hari n'umuntu ubona abanyamakuru nawe agataka cyane. Ikindi nta gafuka yazanye, kamaze iminota 30 kaburanwa, kagumye mu modoka, banze ko agasohora, agafuka ngo kabamo abakuru. Kariya agafuka nta dosiye birimo. kugira ngo abantu bakurikiye bari kugenda bakabona, turi kwifashisha amashusho n'umuri twafashe. Pare na gafuka Irene Dawa, ariko nyine ubona nabyo n'akariya gafuka n'ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Niba tuvuze kuri Karasira, RCS, iriya myenda bambara ko ari iya leta, mwamudodeshereje ka uniforme kamukwira. Professeur aza kuburana, abari kubona amashusho yambaye ibibodaboda, yambaye ibigenda bitamukwira. Ose tuvuga ko biriya byenda, reka two kugena kure. Rusesabagina babimwambika, cyangwa Karebu rwa Muganza n'abandi bakomeye bafungiye muri iriya gereza. Niba aje kuburana, niba anafite uburwayi bwo mu mutwe, bamushyiraho amapingu, bamwambike neza, bamuha agakweto, azasa neza, areke guhorota. Arafunze, ari gukora ibihano, arimo gusarura ibyo yabibye, ariko bamuha uburenganzira yemererwa n'amategeko. Niyo mpamvu ho mu rusyo nkakoma n'ingasire, Karasira tumwanga, ntitwaba twarashyizeho iriya video. Karasira tumwanga, ntabwo twari gutuma public imenya ikibazo afite, yavugiye kuri Jalas ari mu rukiko mu busabe twari dufite. Ariko kandi ntabwo twamuha icyuho ngo atukane, avuge ngo muri abanyamakuru, ngo niba hatarimo uyu n'uyu sishaka ko mumfotora. Karasira rwose tuba turi mu nyungu rusange, nta kibazo gihari. Gusa uyu mugabo mu mategeko si ikintu kitwe cyabaye, urubanza rwabaye ariko rwaranzwe n'inzitizi. Inzitizi ni uko arwaye, inzitizi ni uko ashaka kuburana adafunze, inzitizi ni uko ashaka gufungurwa akajya kwivuza akazaburana ari muzima. Utararenga aho ngaho rero, n'ubundi kimwe mu byo Karasira yasabye cyangwa se kimwe mu byo umunyamategeko we asaba Maître Gatera Gashabana, harimo kuba umukiriya we cyangwa se umuburanyi yaburana ari hanze ku mpamvu z'uburwayi. Nabonye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri mpuzamahanga, BBC, BVOA n'ibindi bigiye bitandukanye, byose byanditse bivuga kuri ino ishu y'ubusabe bwe. Byashyize wino muki, cyashyize baba muri wino, bashyize baba muri wino barandika. Icyambere, impamvu Karasira atarekurwa by'agateganyo nuko gikorwaho iperereza. Icya kabiri nuko icyo bivuze kurekurwa by'agateganyo nuko ubugikorwaho iperereza. Namenye nawe ushyigikiye Karasira cyangwa ntabwo mushyigikiye Karasira kundi. Ibyiyumviro byanjye, amarangamutima yanjye, Karasira narekurwa, ariko ku mategeko, ariko ngewe narekurwa. Hapu natinya impamvu icyaha akurikiranweho aramutse agihamijwe n'urukiko yahanishwa imyaka iri hejuru y'10. Amategeko avuga 2, ariko ibyaha byo guhirika byo gupfobya jenoside ntabwo bikiri munsi y'imyaka 8, icyaha cyo guhishingira jenoside ntikiri munsi y'imyaka 15, icyaha ahubwo Karasira ntabwo aregwa icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi wana. Ibyo nyine urumva arerwa ibyaha biremereye. Ibyaha Karasira akurikiranweho hakekwaho ni nk'ibyaha by'intambara. Niyo mpamvu Karasira iyo yaburanye haba hari polisi y'umutwe udasanzwe, Interforce, haba hari abacungagereza bakomeye, akenshi umucungagereza ushinzwe iperereza muri RCS ku rwego rw'igihugu, Chief Superintendent James Mugisha aba hari, ukuriye iperereza muri gereza aba hari, ukuriye iperereza ku rwego rw'amagereza aba hari. Ni Karasira uza wambaye rugabire, wambaye ibyenda ntazi uko bimeze, bibi bimuruta, bisa nabi, n'agafuka ari kurinzwe ku buryo budasanzwe. Si Karasira barenda titire z'ibyaha akurikiranweho.
none se wa munyamakuru ninde hari igihe yitwa Theo Umubavu, tekereza ko tabafite ibiro 100, ariko titire z'ibyo akekwaho hapo natinya, uhabwa uburinzi bitewe n'ibyaha ukekwaho, uhabwa uburinzi bitewe n'uko nawe noneho Karasira na profile yawe nayo ishobora gutuma uhabwa uburinzi. ibyaha byinshi Karasira aregwa byinshi yabikoreye kuri sheni ye n'izindi sheni zamutumiye harimo na Jarasirimu ntaramuvugishije, ari Professor Nega yivugira ku by'ubuhanzi, ariko ndabizi ko yaciye kuri iki gitangazamakuru, ariko yaciye ku kwezi yaciye hano kwa Karenijado ninde. Ese uzi mpamvu mwita Karenijado? Ni imeri ye niko yitwa, imeri yitwa Karenijado Gmail. Noneho Karasira ibyaha akekwaho nibyo bituma ahabwa uburinzi, nibyo bituma ari Karasira, nibyo bituma natwe tumukurikirana. Niyo mpamvu ari Karasira w'ibandi ukatirwa umwaka umwe akarekurwa, w'Ibutare ntabwo twamukurikirana ko ntiyagihe amabanda adafungwa, ariko ni Karasira kurikirana nk'ibyaha bifitanye isano na jenoside, w'umuprofeseri, w'umuhanzi, w'umukarateka. Cyo nyine ni uwo nguwo. Icyo kintu navuze utaranarengaho ni uburyo bwo gukiriyaringa ikintu, kuko hari abantu bashobora kuvugira ngo ni umwihariko. Nabonye hari n'abantu bakwitwaye mu mwikomo kugeza no ku bindi biganiro bati Jean Paul nakwanze umunsi tukakarasira. Donc ubivugaho iki icyo kintu cyo nk'ugikiriyaringa nacyo unasoreze ku kintu kijyanye wenda n'uru rubanza muri rusange, icyo abantu bakwitega, niba wenda umunsi wo uzasomerwa uwuzi, niba uzi uko wenda buri ruhande rwavuze, niba hari ibindi wakongeramo. Donc twinjize mu rubanza nyirizina, ariko unakiriyaringa icyo kintu kijyanye no kuba abantu barishyizemo ko hari undi mwihariko no kumuvuga nabi. Icyambere kampere ko cyanjye, Karasira ni umuntu munini muri public. Kaguha urugero, ntabantera imijugujugu tukirirwa dusiba musore, ari nayo mpamvu rimwe nzanigendera burundu. Yego babyumvireho nyine. Aka kanya reka mvuga igikomeye, Imana inkuye mu bazima ikanjyana mu batagatifu, Petero na Yakobo nkabajyamo hagati, kuko nzarijyamo kusekase. I am a Christian kandi nemera ko ntawamenya ibyo byihorera, ubwo natwe abazaba bakiriho tuzamusanganira. Mana fuye abantu bababara bavuga bati Jean Paul aragiye. Noneho hari n'abankurikiza n'ibigambo ntazi, baramuroze ziramujyanye, yari yaratinze, ntimwabonaga ukuntu avuga, abeza ntibabaho, ntiyari umuntu wo kuzarama, abantu bameze nka Jean Paul ntibarenza 40. Urumva bakababara. Hari n'abandi ba cerebral. Ndavuga iki, Karasira mpabura afite public imukunda, ariko kandi afite n'imwanga. Nta muntu ukundwa na bose, nta n'uwangwa na bose. Rero umuntu wantuka ngo navuze ko Karasira ari brutale mu rukiko, ataka kuko ababaye, ariko ngewe iyo watatse umunyamakuru mbirenze ingohe nkavuga ibyo bamukoreye muri gereza sashaka kubikorera mu rukiko ku munyamakuru. Sabaze Keve yaramurabyivu, arabwira Keve ibyo bintu bizana ngo umubyiruka n'umukarateka yagukora ahantu gataha ukambakamba. Keve kuko agira ubwoba nawe atangira kugenda amugendera inyuma gake gake. Rero impamvu banyatatse natekereje nuko bamukunda, kandi nagaragaje ko mu by'ukuri ararwaye, yego, ariko twataka agatoranya n'abanyamakuru bakurikirana urubanza rw'abandi ntibarukurikirane. Uwo muntu wese wanyatatse arebye video nashyizeho aburana, yavuga ngo uriya mugabo ashobora kuba ibyo avuga ari ukuri. Rero nta kibazo afite, ahubwo Karasira ni umunyamujyi. Yageze ku rukiko saa 2, urubanza rwarangiye hafi saa 5. Reba amasaha 3 utaburanye, waburanye inzitizi zituma utaburana mu mizi. Umusaza ni mubi. Karasira ashobora kuvuga ati ngewe ntabwo mburana,
ndarwaye atari ko ni babi aba akabivuga amasaha so yagejejwe ku rukiko kare Fande Kamiri uramuzi se na sepi niwe ukuriye transport muri RCS ninjya no gukora inkuru muri gereza Kamiri niwe uzagenda imodoka intwara nzaba ndi kumwe na Peri nta nubwo nzandikira urwego nzagenda kuri RCS ku batari bahageze rero wababwira iki ku kijyanye n'igihe azasomerwa ese wowe nk'umuntu wakurikiye ibi bintu uramuha icyizere cyo kuba yahabwa kuburana ari hanze ntuzongera gukora titire ngo navuze ngo Karasira ngo azapfira muri gereza oya ariko handitsemo ashobora ni nk'uko nawe ushobora gupfa ntibaze upfuye kuri anniversaire yawe ariko sha byaba ari sawa 7 z'ukwa karindwi 94 7 z'ukwa karindwi 2040 7 z'ukwa karindwi 2040 7 z'ukwa asanga hano eko haba ari kera waba ukoze amabara menshi en fait karagaciyemo nzapfa imbere yawe ntabwo nzi karagaciyemo Karasira Aimable azasomerwa ku wa 11 saa 8 ku gicamunsi ariko gusoma umucamanza yumvishije impaka inzitizi ubundi zivamo impaka z'ubushinjacyaha zisaba ko akomeza gufungwa n'impaka za Karasira zisaba ko arekurwa ategeka ko izi nzitizi zizasomwa icyemezo cy'urukiko kizazifataho umwanzuro kuri 11 ahubwo ikibazo kuri 11 ngo ni umunsi w'abasilamu umwe wo kwataka intama w'igitambo Keva izayigarika Keva abasabose intama kuko Keva ry'inyama ntaryo ubwoko Keva yabikoze yabishyuye yaba imbogo yamwe isosi y'intama iwabo iyo zitorotse pariki ntisubirayo harasaba imbogo haba imbogo sibyo Keve haba imbogo nyinshi ushaka kuba Keva yari ingagi ingagi bamurasa baba watatse umuntu ngagisha noneho Karasira azasomerwa ku itariki 11 nadasomerwa kuri 11 azasomerwa kuri 12 kuko kuwa mbere ashobora kuba konje ikindi nuko Karasira cyambere kiretse niba yaravuze ngo barambwiye ngo cogamo nirangira bazanyica nabo bakikanga byo yavuze bye hano ndatikinga no naba nka The Choice nkaba kuki atarapfa kandi cogamo yararangiye icya kabiri nuko Karasira still aburanamo ari ukuburana detention aburana avuga ko yaburanishijwe ku itegeko ku ngufu kuza kuburana avuga ko aza ku gahato kugira ngo atamukubita nakomeza gutya urubanza rwa Karasira ntiruzarangira igihe gishobora kugera itegeko rivuga iki igihe gishobora kugera nkuko Rusesabagina yikuye mu rubanza kandi urubanza rukaba igihe gishobora kugera abacamanza bakabihaga bati ntuburana kubera urwaye uraburana ntuburana uraburana Karasira ati ndakwihariye bakamwa ntakazindi nteko uraburana akaburanishwa nk'uwanze kuburana yashaka gasubizwa no muri gereza yarangiza n'umwavoka we bakamuca amande 500 kubera yuko yatindije urubanza kandi mbona ariho niyo nzira hari umupolisi witwa Mayira uramuzi CIP mbona ariyo nzira kuko urubanza rusubitswe igihe kinini abanyamahanga n'abari mu gihugu kameme amaze umwaka afunze urenga kuba amaze amezi 18 ataraburanishwa mu mizi Jado Castari yafunzwe mu kwa 9 aburana ahita aburana mu kwa 10 arakatirwa mu kwa kanga hakatirwa amezi uyu munsi ari mu buzima hari abantu bafungwa nyuma ya Karasira bakaburana bagakatirwa bakarangiza ibihano ataraburanishwa mu mizi icyo kintu aracyumva rero tumungenge ko Karasira bishyizeho umutima kandi bitsindagiye nategerwa ngo aganirizwe ashobora kuzaburanishwa nk'uwikuye mu rubanza umunyamategeko bakamuca amande kuko n'ubundi ni nko kuvuga ngo ese ubundi ndaburana ntabwo yizeye ubutabera ndaburana ngo mbumwere reka nkomeze nirire imiyaga yo hanze inzitizi kuwa mbere azagarurwa nanone bashyire uzi ko kuwa mbere bazashyiraho itariki igihe urubanza ruzakomereza basoma inzitizi
bakavuga bati inzitizi za Karasira urukiko rwemeje ko arekurwa by'agateganyo nk'uko yabisabye, azaburana ku itariki 20 z'ukwa munani, cyangwa se ruteye utwatsi ubusabe bwa Karasira rutegetse ko azaburanishwa ku itariki ya 1 z'ukwa 9. Ku wa mbere tuzajya mu rukiko, ariko biranagoye, hari imanza zikomeye. Hari urubanza rwa Jenny Joseph, abonye ko ari urubanza rukomeye, runini cyane, twivugiye ibintu byo mu kirere ariko bifite fagite. Nanone ntabwo Jolly namukuye mu kirere, twivugiye ibintu byo mu kirere, tuvuga ibintu by'umukoreya w'Isewuru washatse gutwara uruganda Kanyandekwe Pascal, bizinesi ye arabihanirwa kuko yacuze inyandiko mpimbano, akatirwa imyaka 5. Sinkoze komenti, nabanje bamora ikize ngo niwe boro nta n'uwamurebye akagabo gahimba kandi katarazi. Ku wa mbere twe turajya mu rubanza rwa Jenny Joseph na Kanyandekwe. Karasira azasomerwa, urukiko ruzaduha icyemezo rwafashe, ariko kandi na wa mwana ufite umukozi wishwe n'umukozi nawe niwe azaburana, wa mukozi bikekwa ko yamwishe. So ku wa mbere ni umunsi w'imanza. Twifurize ifungwa zikiri mu nkiko amahirwe masa, bazabona ubutabera. Karasira rwose amahirwe masa, ibere umwere, wisubirire kuri street. Yafunzwe ariya mu Biryogo yabaga hataraba zone y'icyayi, agenda yimwereka Mukaru. Ndamwifuriza kuramba no kuramuka kuko yitwa Uzaramba. Ndamwifuriza kuba yagirwa umwere ku byaha byose akekwaho, agasubira muri sosiyete nyarwanda ari umwere. Ntitwasoreza, reka dusoreze aho ngaho. Yari update kugira ngo abantu bamenye uko bimeze, iri emergency kuko byabaye n'uyu munsi. GMT ni saa 12. Oye, iki kiganiro ibi bintu turi kuvuga Banyarwanda ntabwo birenza saa 3 z'ijoro mutarabibona. Uyu munsi turi ku itariki 7, turi saa 1:20 Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Nibirenga saa 4 muhebera urwaje. Ye nitwa Jean Paul Nkundineza, kuri kamera ni Keve Shimiyimana, siningemera zari mwitari Musanze, ni Jire, ni Jaras wo muri Abani, Jire wo ku Gisozi. Ye nitwa Jean Paul Nkundineza yebo mu Nyambiriri, Jean Paul ya Kanombe. Imana ibarinde mwese. Reka tubashimire rero bari badukurikiye. Wa mugani wa Jean Paul, aha turi ni muri Urban Hotel. Iyi ni Jaras Official TV, ni ahantu heza ho gusohokera. Ushobora kuba wahagera ukaba washa kuba wamererwa neza. Ufite amafaranga urufito usirete mambo mingi, ariko kandi hanateguwe igice cy'umuntu ushobora kuza muri Abani akanyaruka ahantu agapakira koko akazamuka akenjoyinga Abani ku Kiranguzo. Abani niyo hotel ifite ahantu ho ku Kiranguzo, turahabarangira bakinjira bajya hita bakata harahari. Ndagushimiye. Imana iguhe umugisha.